Uruganda rwa sinema rwa Bollywood rwasohoye trailer ya filime nshya yitwa Masiti kane cyangwa se Masiti 4, ikaba ikomoka muri za filime z'urwenya zamenyekanye cyane mu myaka yashize. Filime igaragaramo abakinnyi bazwi cyane nk'uwitwa Vivek Oberoi ndetse nk'uwitwa Ritesh Deshmukh, uwitwa Dasal Kapoor, ndetse nyuma yo gusohoka cyangwa se nyuma yo gusohora iyo trailer yayo byagiye bivuga yuko iyi filime igiye kongera kwigarurira abafana cyangwa se abahoze bayikunda kuva kera. Bamwe mu bafana bayishimye cyangwa se bavuga yuko rwose iyi filime izigihe ati twari tumaze igihe tudaseka cyangwa se twari tumaze igihe tutamwenyura. Ati kandi buriya iyi filime kuva kera kose yakunzwe n'abatari bakeya, ati murakoze cyane kuba mwayitugarurira. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyo muri India cyangwa se cyo mu Buhinde cyitwa Times of India, cyavuze yuko iyi filime byanga bikunda nk'uko abafana benshi cyane bagiye babitangaza, igomba kuba yaba filime ikomeye cyane kuri iyi si ya rurema. Filime yitwa Masiti kane cyangwa se Masiti 4 ni filime ngira ngo yagiye itambuka mu bihe byahise cyangwa se mu myaka yashize, ariko ikaba ari filime igamije urwenya cyangwa se igamije gusetsa by'umwihariko, dore ko abenshi bavuga yuko yari irimo bamwe mu bakomediye beza ku isi. Abandi bakavuga bati ni filime waribaga ukaba udashobora kuba wabumba amenyo. Ngira ngo nk'uko dusanzwe tubizi, Bollywood cyangwa se sinema zo mu Buhinde by'umwihariko zimwe muri sinema zikomeye cyane, dore ko kino gihugu cy'Ubuhinde cyamaze gutera imbere mu mwuga wa filime by'umwihariko, aho abenshi bemeza yuko ndetse izi filime zabo ziri muri filime ziyoboye izindi ku isi. Cyangwa twagiye tumenya abakinnyi benshi bakomeye ku isi mu gukina filime bakomoka mu gihugu cy'Ubuhinde, ndetse n'uburyo cyangwa se na zimwe muri filime twagiye dukunda zabaga ari nziza. Ngira ngo ntabwo twakwibagirwa umukinnyi wa filime twitaga cyangwa se abenshi bitaga Kanisha Kapoor n'abandi benshi cyane bakomoka muri kino gihugu, bagiye bubaka amazina akomeye mu mwuga wa sinema by'umwihariko. Rero filime yitwa Masiti 4 cyangwa se Masiti kane ikaba igiye kongera gusohoka, ndetse abantu bakaba bayitegerezanyije amatsiko by'umwihariko abo mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni filime abenshi bizera cyangwa se bizeramo ibitwenge, dore yuko niyo wababaye ngo rwose guseka biba bishoboka. Ngira ngo abakinnyi nk'uwitwa Vivek Oberoi, nk'uwitwa Ritesh Deshmukh ndetse n'uwitwa Tasila Kapoor cyangwa se Tasihal Kapoor ni bamwe mu bakinnyi nk'uko twabikubwiye bazayigaragaramo, kandi abantu bakaba bazi neza yuko aba bagabo cyangwa se bamwe muri aba bakinnyi basetsa kurusha abandi benshi ku isi. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu World, mu gace twita Tahatibu Update, aho tuba tugenda tukugezaho amakuru abagiye agezweho mu myidagaduro by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tahatibu TV. Nge nitwa N Yusufu, duhore muri comment.